dore igitondo kizagihoraho ye kiratwegereye kuruta igihe twizereye dore inyenyeri yo mu ruturuturiratse umwami Yesu aragarutse ubuvuba dore umubiri wa Kristo wo mu mwuka uratunganywa kugira ngo tugere ku kwizera kumwe no kumenya umwana w'Imana dukandagire twihute tunyaruke dusanga umukwe wacageze kuru bazwe ko umunsi twabatangarije bene data bashiki bacu n'abandi bose badukurikirana ku muyoboro w'ikoranabuhanga twari twatangaje ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu muzashobora gukurikira ikibwirizwa binyuze ku muyoboro w'ikoranabuhanga nk'uko twabibatangarije. Turashimira Imana ko uyu munsi ugeze. Nkabashimiye umwami wacu Yesu Kristo udushoboza byose, mvuga ngo ahimbazwe iteka ryose. Mbere yuko tugera mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana nk'uko ari ryayo, niyo irihumeka uko yarihumetse, ni nayo iribwiriza, igashoboza igikoresho, igashoboza amatwi yumva, igashoboza n'imitima yizera. Bidusaba ko dufata akanya ko gusenga. Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimira mu gitondo cy'uyu munsi. Ndagushimira ko ari wowe ugena ibihe ukabigenzura. Uri umwami utegeka, icyo ushatse kiraba, kikabera igihe cyacyo, byose kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Muri aka kanya nk'umugaragu wawe mpagaze imbere yawe mwami, kugira ngo nguhamirize mu ijambo ryawe. Ariko nk'uko wabibwiye intumwa zawe ngo muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabazaho, muhe abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu, i Yudaya no kugeza ku mpera z'isi. Aho wabibwiye imbona nkubone ntibageze ku mpera z'isi, ariko ijambo ryawe ryarahageze kuko urihamya n'Umwuka Wera. Petero ntabwo yageze mu Rwanda, ntiyageze mu mahanga ya Afurika, cyangwa Pawulo wagenze amahanga ntiyahageze, ariko ijambo ry'Imana turagushimira ko wowe nyiraryo mwami ryatugezeho. No muri aka kanya niwe watanze uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo mu bihe by'amahina bidashoboka ko abizera baterana imbona nkubone, ijambo ryawe rye guhagarara. Nibyo Pawulo yavuze ari mu ibohero ati no kuboha nkaboha, ariko ijambo ry'Imana niriboshye. Ijambo ry'Imana rifite umudendezo, rikagira mwami imbaraga zo kugera aho nyiraryo ushaka. Ndagusabye ngo muri aka kanya ubwawe nkibumbura Bibiliya ngisoma ibyanditswe, uhagarare hano ubwirize ijambo ryawe kugira ngo rigeze ubushake bwawe mu mitima y'abizera, ribohere imitima, rimurikire imitima mwami, riheshe ikuzo izina ryawe. Tangirane mwami nanjye muri aka kanya, kandi n'abumva bose, arabari hano arabari kure, mwami ijambo ryawe ribagereho. Nkaba ngushimiye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umubwiriza mu gice cya 3 umurongo wa 1, niho shingiro ry'ikibwirizwa cy'uyu munsi. Ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo, amen. Ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ni ijambo twashyize mu itangazo tubamenyesha yuko kuri uyu munsi hazabaho umurimo wo kugabura ijambo ry'Imana binyuze mu muyoboro w'ikoranabuhanga kugira ngo rigere kure hashoboka aho Imana izashaka. Ni kuki twahisemo iri jambo? Impamvu ya mbere ni uko Umwuka Wera yaridushyize ku mutima, kandi ni igisubizo kubizera, cyane cyane kubizera ba hano mu Rwanda bo mu itorero ryo ku Kabeza
bamaze igihe badaterana basaba Imana, twese dusaba Imana, ntabwo duhubuka. Ikintu cyose gifite igihe cyacyo. Nabamagaze hano mpamya ko iyo ari intangiriro y'indi ntambwe, nubwo abantu batabonana amaso mu yandi, ariko ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo gusohoza umurimo waryo. Mureke nshimire Imana ko n'abanyumva mwese, abari bababaye, abari bakumbuye kumva ikibwirizwa giturutse muri asambure yabo, abo bafite umwihariko kuko bari bategereje iki gihe wihariye utandukanye n'abandi bose barimo kumvira ijambo. Abo nibo mbwiye ngo dushimire Imana. Igihe ni iki? Ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo, cyose nta na kimwe kivuyemo. N'ibihe turimo twita ko ari ingorane, reka mbabwire ngo Imana ntitungurwa. Imana ntitungurwa, niyo yabigennye, niyo yabishatse. Niyo mpamvu umwana w'Imana ntashobora kwivumbura ku Mana. Aravuga ngo byose bibera byiza abizera. Ikintu cyose gifite igihe cyacyo. Iyo ni amina rwose. N'ibindi bizaza ntibizatungura Imana. Ubwo bitazatungura Imana, nta nubwo bikwiriye kuba igisitaza ku bana bayo. Reka tuvuge ngo umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Ni ukuvuga ngo n'ibihe tumaze kuva mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2020 hano tudaterana, ntabwo byaba impamvu y'uwizera kutabona Imana, kubera ko nabyo n'igihe Imana yashatse kuducamo. Kandi ndahamya ko nihereyeho no kubizera twese twabibonyemo isomo rikomeye. Ariko mu gihe Imana iduhaye uburyo, ikaduha ibikoresho byose bikenewe, uvuga ngo nabi Imana yakoresheje Uwiteka abahe umugisha. Nawe rero uyu munsi barimo kudufasha mu buryo bw'ikoranabuhanga, Uwiteka aduhane umugisha. Iki ni igihe cyo kumva ijambo ry'Imana, Imana ititaye ku mbogamizi izo arizo zose. Tuzongera tunaterane, ariko reka mbabwire ngo nitunaterana, umurimo w'ikoranabuhanga rishobora gutuma ijwi ryayo rigera n'abari kure uzakomeza. Niyo mpamvu tuvuga ngo umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Nibyo rero, ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ntacyo umuntu yakongeraho ku migambi y'Imana, ntacyo umuntu yagabanya ku migambi y'Imana. Hano mu gitabo cy'umubwiriza, ndagira ngo mbibutse ko uyu mubwiriza ni muri Data Salomo w'Imana yabwiye ngo saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Salomo arayibwira ati umpa ubwenge, kuko umurimo wawe ni munini ariko jye ndi muto. Imana iramubwira iti ubwo utansabye ubutunzi, ngusabe ibintu bijyanye n'inyungu zawe, ubwenge ndabuguhaye, n'ibyo utansabye nabyo ndabiguhaye. Nta n'umwe mu bami ku isi uzanganya icyubahiro nawe. Bene data, iyi Imana ariyo ifashe umwanya wa mbere mu mutima yacu, mu mibereho yacu, mu migambi yacu, Uwiteka aramanuka. N'ibyo tutamusabye abazi ko tubikeneye. Uyu ni Salomo washoboye kuvugishwa muri iki gitabo cy'umubwiriza. Mu gitabo cy'imigani abagisomye ni Salomo wahumekeshejwe n'Imana. Ese koko icyo Imana yavuze yaragisohoje? Nibyo yaragishoje. Uwiteka yamuhaye ubwenge. Nta mwana w'Imana waba ikigoryi. Nk'uko mu gitabo cy'imigani igice cya 9 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 3, ijambo ry'Imana riravuga ngo bwenge yubatse inzu ye. Bwenge yubatse inzu ye. Haleluya! Bwenge yubatse inzu ye. Reka masome kugira ngo mwumve yuko itorero ry'Imana ntabwo ryagirwa n'injiji. Ndavuga mu byerekeye umucyo w'Imana ndetse no mu bisanzwe. Itorero ry'Imana riri kuzagurika. Itorero ry'Imana hari amazina menshi abasenga bitwa, ariko itorero ry'Imana reka nababwire yuko ritagizwe n'abarokore mu buryo bwo kwiruka imisozi, mu buryo bwo kuvuguruza ibihe by'Imana, mu buryo bwo kujya kugerageza gusenga bihishe banyuranije n'amategeko y'ubuyobozi, ngo kubera ko babuze Imana. Itorero ry'Imana ryuzuye ubwenge.
kuko ubwenge ari we nyiraryo. Hano mu Migani igice cya 9 nibyo tugiye kureba. Mu Migani igice cya 9 kuki tugiye mu Migani igice cya 9 kugira ngo turebe ibya bwenge. Niba ijambo ry'Imana rivuze ngo ikintu cyose munsi y'ijuru cyagenewe igihe cyacyo, n'umurimo wose wo munsi y'ijuru ufite igihe cyawo, ni ukuvuga ngo umunyabwenge amenya igihe. Umunyabwenge amenya igihe kugira ngo amenye n'icyo akora. Umunyabwenge amenya igikenewe. Iyo utamenya igihe ntumenya n'igikenewe. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Migani igice cya 9 mpere ku murongo wa mbere ngo bwenge yubatse inzu ye. Ntabwo ari inzu yanjye, ntabwo ari inzu yawe, ntabwo ari inzu y'abayobora amadini, ntabwo ari inzu y'abasenga, ni inzu ye. Nibyo ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo igice cya 16. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzubaka itorero ryanjye. Uwo ni Yesu Kristo yabwiraga intumwa, nzubaka itorero ryanjye. None hano ijambo riravuze ngo bwenge yubatse inzu ye, yabaje inkingi zayo ndwi. Kuri twebwe abizera umucyo w'igihe cyacu, tuzi yuko itorero ry'Imana rihagaze ku nkingi 7 mu bihe 7 by'itorero, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 1. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbona afite mu kuboko kw'iburyo inyenyeri 7 n'igitereko cy'amatabaza gifite imiye 7. Turabizi ko izo nkingi 7 ni ibihe itorero ryaciyemo kuva mu gihe cy'intumwa cya Pawulo kugeza mu gihe cyacu. Bwenge yubatse inzu ye, ayiha inkingi 7, akangaza vino ye, aringaniza ameza ye. Turabizi neza yuko vino igereranywa no guhishurirwa, igereranywa n'ikinyobwa abana b'Imana banywa bakuzura umunezero. Ibyanditswe bitubwira ngo tunezererwe mu mwuka wera, duhore tunezerewe. Uriya munezero abasinzi bawushakiraho, ariko umunezero w'abizera no kuzura umwuka wera bivuye ku guhishurirwa. Bwenge yubatse inzu ye, yabaje inkingi zayo ndwi, abaga amatungo ye, akangaza vino ye, aringaniza ameza ye. Muzi ko ibyanditswe bivuga muri Matayo 24 ngo aho intumbiri, sibyo, niho ibizu bizateranira. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Hano ari ibyo kurya birahari, ari vino irahari, ari ameza umwabwenge yateguye arahari. Ni nabyo Zaburi 23 ku rurimi rwa Dawidi tubwira ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena, ngo antegurira ameza imbere y'abanzi banjye. Abana hari ameza. Mu gihe turimo kumva ijambo, reka mbabwire ngo Uwiteka abagabura, Uwiteka abategura ameza. Bwenge abagaburira ku meza ye. Mu rwa 3 ngo maze atuma abaja be arangurira ijwi ahirengeye hose ho mu murwa ati umuswa wese nagaruke hano. Abwira utagira umutima ati ngwino urye ku mutsima wanjye, ngwino umwe kuri vino yanjye. Mureke ubupfapfa, mubeho mwabaswa mwe, kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga. Ibi mbigarutseho kuko mfite umunezero fatanije n'abizera yuko urugo turimo rufite nyirarwo, inzu turimo ifite nyirayo. Kandi inzu yose kugira ngo ube nyirayo ni ukuba wayubatse. Nta mupasiteri wubaka itorero ry'Imana, nta ntumwa yubaka itorero ry'Imana, nta muhanuzi wubaka itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana ryubakwa na nyiraryo. Itorero ry'Imana ryubakwa n'uwavuze ngo nzubaka itorero ryanjye, uwo ni Yesu Kristo, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nkabamamya yuko uko yarari n'ubu nikari kandi niko azahora. Ese ubwenge yahaye Salomo bwaciriye aho, ubwenge yahaye Pawulo bwaciriye aho, ubwenge yahaye intumwa za mbere bwaciriye aho. Ntibikabeho, ubwo bwenge buracyari mu bana b'Imana.
Haleluya! Ubwo bwenge nibwo butumurikira. Ubwenge nitabaza, ubwenge n'umucyo. Ikintu cyose gifite igihe cyacyo. Iyi nindi ntango nyuma yo gusaba Imana, nyuma yo kwinginga Imana, nyuma yo kumara igihe tudashobora guterana ntabwo ari ukugira ngo abantu barebane imbonankubone, nabyo igihe cyabyo kizagera kandi ntikiri kure, kandi aho kizabera hose reka tuvuge ngo kizaba nk'uko Imana ibishaka, kizaba nk'uko nyir'urugo abishaka. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Hano twari turi mu Mubwiriza igice cya 3 twasomye umurongo wa mbere, ariko reka tugaruke no ku murongo wa 14. Nzi yuko icyo Imana ikora cyose kizahora iteka ryose, ntibishoboka kucyongeraho cyangwa kukigabanyaho, kandi Imana yakiremeye kugira ngo abantu bayubahe. Nzi yuko icyo Imana ikora cyose, nzi yuko icyo Imana ikora cyose kizahora iteka ryose, ntibishoboka kucyongeraho cyangwa kukigabanyaho. Hano mu Gifaransa barabivuga neza ngo j'ai connu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Narabimenye ko icyo Imana ikora cyose si icy'akanya gato, si ikizashira. Iyo Imana ikoze, icyo ikoze gihoraho. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi en fait qu'on le craigne. Ntacyo twakongeraho, ntacyo twagabanyaho, ntabwo twasama isanduka nkahuza. Muribuka amateka y'isanduka y'Imana ya Isirayeli. Abisirayeli bagomeye Imana, bituma bacika intege, kuko imbaraga ntiziri mu bantu, imbaraga ziri mu ijambo, imbaraga ziri mu Mana. Bacitse intege, Abafilisitiya bagira akanyarigabo, barabarwanya, barabatsinda. Bamaze kubatsinda, abandi bashaka kuba inkundarubyino. Isanduka y'Uwiteka yari ifite ahantu hayo itava. Murabyumva? Yari ifite ahantu hayo itava. Bo baragenda bayikura mwanya wayo, bayijyana ku rugerero, ku kibuga cy'imirwano, biribaza ko Imana iba mu isanduka. Imana iba mu isanduka, Imana iba mu ijambo ryayo. Bari bataye ijambo, Imana irabata. Bayigejejeyo baratsindwa, n'isanduka y'Uwiteka ifatwa amatega, Abanyafilisitiya bayijyana iwabo. Bayegereje mu rusengero rwabo, bakeye basanga ikigirwamana cyabo cya Dagoni cyahirimye, kuko icyubahiro ni icy'Uwiteka. Baracyegura. Bukeye basanga cyacitsemo ibice. Bukeye Imana ibateza kuzana amagara, hemoroyide. Bageze aho baravuga bati, iyi Mana ya Isirayeli izatumara. Twatsinze Abayisirayeli, ariko Imana ya Isirayeli ntineshwa. Baravuga bati, muze tuyishyire ku igare, tuyihe ibimasa biyikurure, twebwe bene data, icyo Imana ikora ntabwo cyongerwaho, ntabwo kigabanywaho. Bana b'Imana, abizera, mureke dushimire Imana. Biriya bimasa ko batabishoreye, byamenye biti inzira isubira mu Isirayeli. Uwiteka nyir'ijambo niwe waje arabiyobora. Isanduka igeze mu rugerero rw'Isirayeli, Dawidi araririmba, Dawidi arabyina, abantu kuza inka zitsikiye ajya kuyisama, ahita agarama harapfa. Apfuye, igitinyiro cy'Uwiteka kirigaragaza. Isanduka y'Uwiteka yagombaga kujya ibwami. Murabyumva? Yagombaga kujya ibwami, ku murwa, mu rukari, ku ngoro y'ibwami. Ariko Dawidi abibonye aravuga ati, urasi huza ugaramye, ninjyana mu rugo rwanjye, jye n'abana banjye n'abagaragu banjye tuzashira. Kubera ko ari umwami ategeka, aravuga ati, isanduka
nijye kwa Obededomu. Yari umwisirayeli umuturage usanzwe. Iyo avuga ngo ndabyanze, iyo umwami avuze ugahakana ubugomye, yari guhita bavuga ngo ni mumwice. Aravuga ati rero aho kugira ngo nicwe n'ingabo za Dawidi kubera ko namusuzuguye, reka ngwe mu maboko y'Uwiteka. Hari ikintu ngira ngo twibuke, wishyire mu mwanya wa Obededomu. Muri icyo gihe murumva yarakomeje imigendere uko yarasanzwe. Yabwiye abagore be ko bagiraga abagore benshi, abwira abana be ati muze twiyeze twihirize, mwabonye uko Huza yagaramye, ntabwo nari guhakanira umwami. Uwiteka atugenze uko ashaka, tuzagwe mu maboko ye. Ariko bene data, Uwiteka ntiyaduhamagariye kutwica, Uwiteka yaduhamagariye kudukiza. Isanduku ihageze, ingazo zirororoka, intama ze zirororoka, amatungo yarororoka, abumugaga, inkuru itaye ibwami. Baravuga bati cyaretse niba ushaka ko Obededomu ari uzatubera umwami, kuko iby'isanduku Uwiteka ikora biratangaje. Ati nuko byagenze, ati nta n'umwe wapfuye. Ntabwo Imana intego yacu ari ukutwica, icyo ishaka nuko tuyubaha. Ahita atuma hati muzane isanduka. Aho ngaho icyo hanyeretse nuko Isirayeli yaraneshejwe, ariko n'Abafilisitiya baraneshejwe, na Dagoni wabo yaraneshejwe, na Huza yaraneshejwe, ndetse na Obededomu nubwo Imana yamugiriye ubuntu si kubw'imbaraga ze, nawe yaraneshejwe. Na Dawidi yaraneshejwe, yari yagaragaye, wavuze mu mujyane, yumvise ibyo Imana ikora ati mugarure. Na Dawidi yagaragaye ko ntacyo ari cyo, Dawidi ntacyo ari cyo, Obededomu ntacyo ari cyo, Huza ntacyo ari cyo, Abafilisitiya ntacyo bari cyo, abantu ntacyo bari cyo. Icyubahiro ni icy'Uwiteka, umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Icyubahiro ni icy'Uwiteka. Na n'ubu bene data bakundwa, uko Imana idushoboje twizirike ku ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ryayo ntirineshwa. Ese isanduka y'Imana yarimo manda itabora, iyo sanduka iri ku bitugu by'abatambyi. Ese natwe turacyayifite. Ijambo riri ku bitugu by'Imana yahamagaye kugira ngo barihamirize, kandi aho ijambo riri nta kuneshwa kubaho, nta kwiheba kubaho. Imana ikora umurimo wayo mu gihe cyayo. Umwami wacu Yesu Kristo aduha umugisha mu ijambo rye. Twishimire ibihe by'Imana, twishimiye ibihe twaciyemo mbere, twishimiye ibihe twaciyemo mbere duterana, twishimiye ibihe tunayishimiye ibihe twaciyemo tudaterana, tunayishimiye ibihe tugezemo dushobora no kumva ijambo mu buryo bw'ibikoresho Imana ubwayo yatanze. Kuko n'ubu buhanga abantu barabwiyitirira, ariko Imana itabubahaye ntabwo babona. Ibintu byose bikorera Umuremyi. Iyi internet nayo Uwiteka bari Abanyamerika bayivumbuye, mugomba kuba mwemeranya n'abizera twese ko n'ubwo buvumbuzi ntibwabaho Imana itabutanze. Niyo mpamvu mu gihe tugeze muri iyi ntambwe, umuntu yakora uko ashoboye. Udafite computer akagura agatelefone gashobora kugera ku muyoboro w'ikoranabuhanga, turahari, akigomwa. Kuko nibwo buryo mu gihe tugezemo tuzajya dushobora gusabanira ku meza y'Umwami. Imana mwizera, Imana twizera, ntabwo yakwima igikoresho cyo gutuma wumva ijambo ryayo, nk'uko no mu itorero ryayo twanze guhubuka. Twari gushobora kubikora mu buryo buciriritse, mu buryo twari kubikora, ariko ntibitunyure, kuko icyubahiro tugomba Umwami. Mu byo dukora byose tugomba kugishyira imbere. Niyo mpamvu nongeye kuvuga ngo abo Imana yakoresheje kugira ngo ibikoresho biboneke, abo Imana igikoresha kugira ngo bikore, nabo turi kumwe muri aka kanya, n'abasengeye iyi ntambwe, nongeye kuvuga ngo Umwami Imana abahe umugisha, n'abashyigikira umurimo wayo mu kuwusengera, mu kuwushyigikira mu byo batunze, kubera ko Imana inyura mu bantu, cyane cyane mu bera, mu bo yahamagaye, abo ijambo ry'Imana ryita
ingingo z'umubiri wa Kristo. Ingingo nta kindi zishinzwe ni ukugaragira umubiri kugira ngo ziwubake, zikore ibituma uhabwa icyubahiro. Turakomeza dusome hano muri Zaburi ya mbere umurongo wa 3. Uwo azawana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Ibyo bivuze iki? Ni igiti, ntabwo ari ibiti byinshi, ni igiti cy'umugeni, sibyo? Ni igiti kiri muri Yohana 15. Yesu yavuze ngo ni jye muzabibu ukuri, namwe muri amashami yawo. Ni igiti kidashobora kuba mu butayu, ni ukuvuga ngo ni igiti cy'Imana. Haleluya! Ni igiti cy'Imana gitewe hafi y'umugezi. Igiti ni icy'Imana, umugezi ni uw'Imana. Iyo ni amina. Ni igiti cy'Imana gitewe hafi y'umugezi, ariko n'uwo mugezi ni uw'Imana, kandi uwo mugezi ni amazi y'ijambo, ni isoko y'idakama. Ni igiti cyera imbuto mu gihe cyacyo. Reka mbabwire ngo ni igiti cy'Imana giteye ku mugezi w'Imana. Nibyo? Cyera imbuto mu gihe cyacyo. Igihe cyacyo nacyo ni igihe cy'Imana. Ni imbuto cyera, ni imbuto y'Imana. Haleluya! Igiti cy'Imana giteye ku mugezi w'Imana. Murabyumva? Giteye ku mugezi w'Imana, cyera imbuto mu gihe cyacyo. Mu gihe kihe? Cyera imbuto y'Imana mu gihe cy'Imana. Nta bihe twe dushyiraho, ibihe n'iby'Uwiteka. Umwami Imana nizi igihe wavukiye, nizi igihe wahamagariwe, nizi igihe wizereye. Nigenga ibihe by'intambwe z'uwizera, by'intambwe ry'itorero ryayo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntabwo ari igiti giciriritse, ntabwo ari igiti gisanzwe gipfa kwera. Oya, ni igiti giteye ku mugezi. Ni igiti cyera imbuto mu gihe cyacyo. Igiti cy'Imana giteye ku mugezi w'Imana, cyera imbuto y'Imana mu gihe cy'Imana. Iyo mbuto ihesha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu uwiringiye Imana agomba gutuza. Igiti si icyacu, umugezi si uwacu, igihe si icyacu, imbuto si iyacu. Niyo mpamvu tudashobora kwisanisha n'andi mahanga. Twe turi ihanga ry'Imana. Abagaragu b'Imana babikoreye umutwaro, kandi birumvikana. Twaciye mu bihe abantu batubaza bati ariko tuzaterana ryari? Niba tutaranaterana, abandi barumva ijambo ry'Imana bw'ikoranabuhanga, twe ntituri abandi. Nta n'umwe twigana, tugendera ku isaha y'Imana yaduhamagaye, tugakora icyo Imana idusunitse gukora. Ntidushobora guca ku nkingi y'umuriro nk'uko Imana yabibwiye Isirayeli mu rugendo rwayo ivuye mu Misiri, sibyo? Ijya mu gihugu cy'isezerano cya Kanani. Imana yarababwiye ngo mukurikire inkingi y'umuriro, nihagarara muhagarare, nimara icyumweru mumara icyumweru, nimara ukwezi mumara ukwezi. Ku manywa izaba igicu, nijoro uzaba umuriro, ariko niyo mukurikira. Bamara imyaka 40 ahantu umuntu yagenda n'umunsi umwe bazenguruka. Abavuyeyo bose hageze Yosuwa na Kalebu. Noneho Imana irusha abantu. Imana ntirushya abantu, mu rugo rwayo ikora uko ishatse. Ni igiti cy'Imana giteye ku mugezi w'Imana, cyera imbuto y'Imana mu gihe cy'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Nizeye ko umubande w'iri jambo ugera ku baryumva, ugera ku bana b'Imana baryizera, ugera ku muntu wese akamenya ko nta bufasha Imana ikeneye bwatuma duhubuka. Turatuje, tuzategereza Uwiteka none no kugeza igihe tuzazamurirwa. Ni igiti cy'Imana giteye ku mugezi w'Imana, cyera imbuto y'Imana mu gihe cy'Imana. Ijambo turimo twumva ndabibutsa ko rivuga ngo umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana. Umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana. L'œuvre de Dieu au temps de Dieu. God is work
in God's time. Igihe sibyo umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana. Ntabwo wabihindura. Nubwo wakora icyumba cy'amasengesho, nubwo wakwiyiriza ibihe by'Imana, uko yabigennye ntibivuguruzwa. Turashimira Imana twebwe abana bayo ko tutari mu bahuzagurika. Kubwo umwuka w'Imana yaduhaye, idushoboza kwisanisha, idushoboza kwishimira no kudatsitazwa n'ibyo ikoze mu gihe cyayo. Turabimenya bikaduha amahoro. Nkabambiramiriza yuko umwana w'Imana atasitazwa n'igihe agezemo, kuko igihe agezemo Uwiteka baba bari hamwe. Tukaba tumushimira ko umwami wacu atajya atererana abizera. Imana yabonye na Yozefu mu rwobo yaratawemwo na bene se, ntiyavuyemo. Imana yabonye na Yozefu kwa Potifari, umugore wagiye kumubera ikigusha, arangije amubeshyera yuko yashatse kumukorera ibyamfurambi, bituma bamushyira mu ibohero. Imana yabonye na Yozefu mu ibohero, muri kuko yarotoye inzozi, sibyo? Akazirotorera abafungwa, abo twita abagororwa mu Rwanda. Yozefu ntacyo yagororwaga, yari umukiranutsi, ahubwo bamujugunyemo kubera kubaha Imana ye. Ubwo bayarotoreye, umwe yarapfuye, undi arabohorwa. Ageze hanze, umwami arota inzozi zimubera amayobera. Wa wundi aravuga ati ariko hari umuyaburayo. Yavugaga nk'umuntu ati ni kabuhariwe mu byerekeye kurotora inzozi. Ati byagenze gutare mubwira ati mugende mumuzane. Murabyibuka? Yabanye nawe hose. Ageze mwami arotora inzozi abigisonga cye, kugira ngo rya jambo Imana yasohoye mu kanwa ke, Imana imwereka ko inyenyeri n'ukwezi bizamupfukamira, bivuze ngo bavandimwe be na se bazamupfukamira. Ariko bene data, Uwiteka ntasiga ijambo rye. Icyo avuze arakirinda kandi akagisohoza. Niyo mpamvu turabona ko iyo Mana ya Yozefu, iyo Mana ya Danieli yabanye nawe bamutaye mu rwobo rw'intare, iyo Mana ya Shadraka, Meshaki na Abedinego yabanye nawe mu itanura ry'umuriro. Iyo Mana ntabwo yabura yadutererana mu bihe by'amahina nk'ibi tugezemo ibihari. Ni nayo idufunguriye aka karyango kugira ngo mu bushobozi iyo itanze ubuhamya bw'ijambo bushobore gutambuka. Niyo nyiribihe, Imana yacu ihabwe ikuzo. Ijambo ryatubwiye ngo ibyo Imana yarabikoze kugira ngo bayitinye. Nta n'umwe wari uzi mbere y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2020 ko tuzamara igihe intebe zaraguye ivumbi tutagera hano. Nta n'umwe wari ubizi. N'abaturage bacana kuko umwe mudakingura mu insengero zose, munana n'umwe rusangiza muri, ariko ntabwo twe batuzi, bakabona turatuje. Ariko mwebwe muze mumeze gute? Tumeze ukwaca Imana yatugize. Murabyumva? Tumeze uko Imana yatugize. Nta bantu dusiganwa nabo, nta bantu turushanwa nabo, nta bantu tuvuga ngo abandi barasenga, bafite uko basenga. Ariko twebwe Imana yaduhamagaye tugendera ku ntambwe zayo, ubushake bwayo, tukamenya igihe cyayo. Niyo mpamvu ijambo turimo kumva rivuga ngo umurimo w'Imana mu gihe cyayo. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa 3 murongo 21. Uw'ijuru rikwiye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Uw'ijuru rikwiye kwakira bavuga gusomya haruguru ni umwami wacu Yesu Kristo. Tuzi ko abamarayika babwiye intumwa ngo uko uyemwe banyegalilaya nimwitahire, uko agiye niko azagaruka. Ijuru rigomba kumwakira kugeza igihe ibintu byose bizagarurirwa. Twebwe abizera umucyo w'igihe, icyo gihe twarakimenye, nicyo gihe turimo. Nta kuntu twaba turi mu gihe cy'uko ibintu byose bigomba kugarurwa, ngo habeho obstacle, habeho intambamyi, imbogamizi yabuze Imana gusohoza ijambo ryayo. Ntabwo bishoboka. Ibi bihe turimo, uko ibihe by'intango y'itorero, Imana yabanye na ba Paulo na ba Petero
ni nako no mu bihe byo gusoza itorero itegura izamurwa iyo mana irahagaze. Ntabwo umukwe yakora mu gihe cyo kureshya umugeni, ubukwe butaraba, ngo mu gihe cyo gutuma umugeni ategurwa ngo ubukwe butahe arangare. Ntibikabeho. Yari maso mu gihe cya ba Pawulo, iri maso mu gihe cyo kugarurwa kw'ibintu byose. Umucyo w'igihe cyacu ni umucyo utuma byose bigaruka. Iyo ni amina, byose bigomba kugaruka, nta na kimwe kivuyemo. Ni nayo mpamvu twebwe turoroha tukareka Imana ikayobora. Hano iri jambo niryo umwami wacu yabwiye intumwa ze muri Matayo 17 umurongo wa 11. Bamubaza ku byerekeye Eliya. Matayo 17 umurongo wa 11. Ariko reka dusome n'umurongo wa 10 kugira ngo wenda twumve neza ikiri jambo rivuga. Umurongo wa 10 hano uravuga ngo abigishwa be baramubaza bati, niki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiye kubanza kuza? 11 arabasubiza ati, ni ukuri ko Eliya akwiye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya. Ni ukuri ko Eliya akwiye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya. Iyo bihuje no muri Byakozwe n'Intumwa 3:21 ngo ijuru rikwiye kwakira kugeza igihe ibintu byose bizagarurirwa. Murayumva? Eliya akwiye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya. Ni ukuvuga ngo ijuru rigomba kwakira umwami wacu Yesu Kristo kugeza igihe itorero ijambo ryose rizabwirizwa, kwizera kose kukagaruka, icyatakaye cyose mu bihe by'inyigisho z'ibinyoma kikagarurwa, ijambo ry'Imana rikuzura mu bizera, rizamurwa rikabona kuba. Eliya rero muzi ko turi muri icyo gihe yaraje. Ni umuhanuzi w'igihe cyacu. Waba atabizi azabitubaza, ariko ababizi barabizi. Mu bihe twishimira, igihe cya mbere twishimira ni icy'umucyo w'akagoroba, le temps de la lumière du soir. Igihe cy'umucyo w'akagoroba kiratunejeje. Nizeye ko abana b'Imana kibanejeje. Uwo mucyo wadusanze mu mahina, wadusanze mu mayobera y'i Babuloni, wadusanze mu nyigisho zibusanye, umuntu apfunda imitwe, abantu bavuga ibiterekeranye, ariko ijambo ry'igihe riraza rigarura. Haleluya! Amatara ku gitereko, umucyo uba mu nzu y'Imana. Bene data, nta cyiza nk'umucyo. Mujya mubona iyo amatara acitse? Nta cyiza nk'umucyo. Umucyo uri mubera, umucyo uri mu nzu y'Imana. Iyo umucyo udahari abantu barasitara, iyo umucyo udahari abantu barahuzagurika, umwe wese acyashatse. Ariko turashimira Imana umucyo w'ukagoroba, umucyo waratse tumenye Imana y'ukuri ko ari umwami wacu Yesu Kristo. Umucyo waratse tumenye umubatizo w'ukuri ko ari mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo ari mu butatu. Umucyo waratse tumenye ifunguro ryera ko atari kumwe grenadine n'amafanta n'imitsima isembuye, tumenye ko ari ukurya umutsima, haleluya, w'ingano, sibyo, ukozwe n'amavuta ya elayo. Murabyumva? Utarimo umusemburo na divayi ihiye, nk'uko umwami wacu yabihaye intumwa za mbere. Nta handi wabisanga atari mu itorero ry'Imana zima. Turayishimira umucyo waratse uduhuza neza ku murongo w'ukwizera kw'intumwa za mbere. Niyo mpamvu ntabwo turi abarokore mu buryo bwa giseseka. Twarizeye ubugingo bwacu burakizwa, ariko twebwe ntabwo turi ingabo zitagira umutware. Uwatangiye itorero niwe utuyobora, kandi twebwe ntabwo tugira icyicaro ku isi cyicayeho umwami w'umuntu uduha amabwiriza. Iwacu ni mu ijuru, niho twiteze ko umukiza azava. Umwuka wera watanzwe avuye mu ijuru n'uwo aracyari mu itorero, niwe uhamagara abavugabutumwa, agahamagara bizera ubwo butumwa, agasohoza ubwo butumwa, ubugingo bwabo bugategurwa arihagije. Niyo mpamvu umurimo w'Imana mu gihe cyawo ntuwongerwaho,
itabanywaho nk'uko twabisomye ngo ibyo Imana yabikoze kugira ngo itimwe. Ibyo nabyo biratunezeza bene data. Musanzwe mubizi, nutarabiza bimenye, ntabwo dufite icyicaro gikuru gitegeka abizera keretse mu ijuru. Ariko sinzi ko byoroshye ku misengere y'abantu bayoborwa n'abantu mu bwenge bw'abantu batafite umwami wo umugaba. Twebwe ingabo zigirwa n'umugaba. Yavuga ati mukambike zigakambika, yavuga ati duhaguruke tugahaguruka, yategeka bikaba. Nanjye nezerewe ubwo buhake. Umutwaro we ntabwo ukijosi, umutwaro we nturemereye, ni umunyamahoro. Bene data, hahirwa ihanga Uwiteka abereye Imana. Iyo dusomye hano muri Yohana igice cya 7, hari amagambo atangaje cyane. Hano igice cya 7, nidushaka turasoma guhera ku murongo wa 2 kugeza ku wa 6. Iminsi mikuru y'Abayuda, si mikuru y'Abayuda yitwa ingando yenda gusohora. Nuko bene se baramubwira bati va hano ujye Yudaya, kugira ngo abigishwa bawe barebe imirimo ukora. Va hano, ayo ni amajwi y'abantu. Va hano ujye Yudaya, va hano ujye muri kapitali, va hano ujye aho abantu bose bakomeye batuye. Va hano ujye Yudaya, kugira ngo abantu barebe, abigishwa bawe barebe imirimo ukora. Kuko ari nta muntu ushaka kumenyekana wakorera ikintu mu rwisho. Kuko ari nta muntu ushaka kumenyekana wakorera ikintu mu rwisho. Uwo mwuka ni wo kwishakira icyubahiro. Nabashimira Imana ko mu itorero ry'Imana nzima nta muntu ushaka kumenyekana. Nta muntu ushaka kumenyekana. Jambo rirabwirizwa ngo Kristo yizerwe. Jambo rirabwirirwa kugira ngo Kristo amenyekane mu ijambo rye, arabagirane, yizerwe, yubawe, nawe asoze gahunda ye, kuko niwe nyiri urugo. Nta muntu ushaka kumenyekana. Abashaka kumenyekana ntabwo baba mu bana b'Imana, baba ahandi kandi barahari. Nta muntu ushaka kumenyekana. Nta muntu ushaka kumenyekana wakora ikintu mu rwisho. Kuko ukora iyo mirimo, ukora iyo mirimo, ngaho genda wiyereke abari mu isi bose imirimo yakoraga ayobowe n'ijuru. Akiza abarwayi, akiza ababembe, agurutsa ibimuga, humura impumyi. Barabwira batoya, ibyo ngibyo byo mu baturage ugenda ukora byariya ku karubanda. Ibyo bintu ubishyire ku mugaragaro, abantu bose babimenye. Ni bene se, ni bene nyina babimubwiraga, n'ubwo hano babise bene se, kuri twebwe abizera murabizi. Bene se babivugiye batyo kuko batamwizeraga. Murabyumvise iyo mvugo? N'abantu batizera mugenda wigaragaze. Mu wa 6 Yesu arabasubiza. Yesu arababwira ati igihe cyanjye ntikirasohora, ariko igihe cyanyu yaragiteje. Bene data, uko umwami wacu yari gukora ikintu isaha y'Imana itageze. Bamuceje igitutu, baramutumira, Lazaro arembye. Biriya bintu ubirebye mu buryo busanzwe byagusitaza. Birataya, ntabwo njyayikora. Atararembye, bageze aho ngaho bamutumaho bati yapfuye. Kubwira abigishwa bati nanone muze tugende. Tekereza, barakubwiye ngo ujye gusura umuntu yari inshuti yabo cyane, y'umuryango wa Lazaro na Mariya na Marita. Agutumye umuntu ararembye, ntuje, agiye muri koma, ntuje, ashizemo umwuka uragiye. Ntawumutegeka, agendera ku gihe cy'Imana. Kandi ntiyuzurizwa amanota n'abantu. Nta birota abantu batwandikiraho.
ntabwo dukeneye ko abantu badukomera amashyi ntibikanabeho. Oya, ni ugutega ugutwi neza ugatuza mu mutima wawe imbere ukumva ijwi rituje nka Eliya muri rwa rutare, ukabona gusohoka ugakora icyo Imana ishaka. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa bati tugende none igihe kirageze. Baramubwira bati tujye hariya tubigemurire. Ati barakwica. Umwami wacu arabasubiza ati ugenda ku manywa ntasitara. Ubanza biri muri Yohana 11 umurongo wa 12. Reka ndebe niba ntibagiwe. Yohana 11 umurongo wa 12. Reka ndebe. Yohana 11 kandebe neza. Dore ku murongo wa 8. Abigishwa baramusubiza bati mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye none usubiyeyo. Yesu arabasubiza ati mbega uwo umurongo wa 9, umunsi nugira amasaha 12, ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, kuko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. 11 avuze atyo aherako arababwira ati inshuti yacu Lazaro arasinziriye ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati databuja, niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberura ati Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere nimuze tujya ahari. Tomu witwaga Didimo abwira abigishwa bagenzi bati natwe tugende dupfane nawe. Nawe baramukundaga ati natwe tugende. Twagerageje kumubuza aratunanira, bagerageje kujya mu bwenge bati abambere bari baguteye amabuye, bari bakwishe, none urigemuye. Ababwira ijambo ryiza ry'umwuka ryumvwa n'abanyamwuka, arababwira ngo umunsi ufite amasaha 12, ugenda ku manywa ntasitara. Bene data, ugenda ku manywa ntasitara. Ese mwizeye ko turi ku manywa? Ugenda ku manywa ntasitara. Ugenda ku manywa n'uwishurirwa. Ugenda ku manywa n'ufite umucyo w'ijambo. Nibyo? Ugenda ku manywa ntasitara. Niyo mpamvu ntushobora gusitara kuri bene so, ntushobora gusitara kuba ari we wese. Niba nk'ibi ngibi by'ibyorezo byaraje, mushake impamvu. Bene data, icyaza cyose ugenda ku manywa ntasitara. Ni ukuvuga ngo Yesu yaragiyeyo, Imana yamaze kumwereka byose. Niwe Imana yaricaye muri we. Iriya filime nuko bizagenda byose ntabwo ngiye kwasoma, nuko Lazaro yazutse murabyibuka. Yaravuze ati Lazaro sohoka. Je ndizera, n'abizera barizera. Ngo wari wapfuye arasohoka, ngo n'ibitambaro byose bimuboshye. Umuntu yasohoka ntawe umuteruye akiziritse. Ni amina, genda byizera, icyo Imana ivuze kiraba. Ubwa mbere yategetse wapfuye ati sohoka, kubera ko niwe muremyi yamushyizemo ubugingo arasohoka. Ibyo uko yaraboshye ibyo nigende bindeba. Amaze kuvuga gusohoka aravuga none ategeka abantu ngo nimumubohore. Baramubohora, muri mumugaburire. Uwo ni umwami. Bene data, uwo mwami niwe twizera. Niwe utegeka ibihe, niwe utegeka ibitubaho, les circonstances, le moment, ibitubaho, ibihe, ibyo twita ibyago, intambara. Ni umwami uri hejuru yabyo, arabigaba akabiganza, kandi byose arabihindukiza kugira ngo bihe bikorere abana bayo. Ugenda ku manywa ntagira gute, ntabwo asitara. Iyo usomye muri Zaburi 36 umurongo wa 10, aya manywa turayabona. Zaburi 36 umurongo wa 10 aravuga ngo kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo, mu mucyo wawe niho tuzabonera umucyo. Mu Gifaransa aravuga ngo auprès de toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Ni mvugo y'umwuka, kuko umucyo wawe tubona umucyo. Ni ukuvuga ngo iyo Imana ikwishuriye
murabyumva? Iyi Imana ikwishuriye y'ubwayo niho ushobora kuyibona mu ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo iyo Mana yatumye kubw'umucyo wayo ubona umucyo wizera no mu ntambwe zose abizera bagezemo, no mu bihe byose isi yabigezemo, no mu ntambara zose zaza, Imana irahagusanga ntubuzagurike kubw'umucyo wayo ukabona umucyo. Zaburi 109 umurongo wa 18. Uyu mucyo ni uwacu. Zaburi 109 umurongo wa 18. Umurongo wa 18. Zaburi 119 umurongo wa 18. Wejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Hari ibitangaza abantu bishimira by'abakira indwara, by'ibimuga bihaguruka, sibyo? Bamwe bakanabihimba kugira ngo bemeze abantu. Bene data, ntitwemezwa n'inkuba n'imirabyo, twemezwa no kumurikirwa n'Imana. Dawidi we icyo yisabiye ngo wezesha amaso yanjye ndebe ibitangaza byo mu ijambo ryawe. Twebwe bizera, il y a des merveilles dans la parole de Dieu. Hari ibintu byiza cyane biri muri iri jambo ry'Imana. Icyo saba Imana kiruta byose, nk'uko Dawidi yavuze mu ijambo ryawe. Ntabwo yavuze ngo riruta zahabu gusa, yaravuze ngo rindutira zahabu yose na feza yose. Nanjye niko byizera, mu ijambo ry'Imana hari umutungo ukomeye. Mwami, humura amaso yacu tubone ibitangaza byo mu ijambo ryawe, kuko isi n'ijuru bizashira ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Imana iyo ikumurikiye ubona umucyo, iyo ikumurikiye urabona, iyo ikumurikiye ntuzagurika, iyo ikumurikiye urakomera, iyo ikumurikiye ubwoba burahunga, amaganya arahunga. Nicyo tuyisaba. No mu gihe Imana yongeye kudukingurira kugira ngo mu buryo ubwo ari bwo bwose, uko byagenda uko ari bwo kose, Kristo abwirizwe, adusange iwacu mu ngo, adusange aho turi mu mahanga, adusange aho dushobora kubona na bene data, ariko ijambo ritugereho akaba ariko yabishatse. Reka tubimushimire. Umucyo w'Imana utugereho, icyubahiro kiyigarukire. Wejesha amaso yanjye mbona ibitangaza byo mu ijambo ryawe. Iyo usomye hano muri Zaburi 119 nanone umurongo wa 105 byanditswe biravuga ngo ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Zaburi 119 umurongo wa 105. Ijambo ryawe nitabaza y'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira mu nzira yanjye. Bene data, ntabwo ari ukwikikiza imuri, ntabwo ari ukwishakamo ibisubizo. Ijambo ry'Imana ni wo mucyo utumurikira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikwiye kugira agaciro karyo n'umwanya waryo kubizera. Turavuga nka Dawidi muri Zaburi 24 umurongo wa 1 ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye. Uwiteka niwe mucyo wacu. Ntabwo tumurikirwa n'abapasiteri, ntabwo tumurikirwa n'abavuga abana b'Imana bose bizera, bamurikirwa n'ijambo. Tukaba dushimira Imana kubw'igihe cyayo. Haleluya! Turashimira Imana itegeka ibihe ko yabonye ko iki gihe tugomba kukigeramo, iki gihe tugomba kukinyuramo. Reka tuvuge icyo umwami wacu yavuze ngo twebwe ibihe byacu ntibisa n'iby'abandi, kuko bene nyina baramubwiye kugenda wiyerekane ngo abantu bakumenye gukomeye. Twebwe ntabwo twakoreshwa n'uwo mwuka, kuko ibihe ni iby'Imana. Abantu ntibamenye yuko ukomeye, bimarira iki se izina ry'Uwiteka? Nzi neza yuko umuntu wese wambaye umubiri kenshi arageragezwa kugira ngo ashake kwigana andi mahanga, ariko Imana ikamufata ikavuga ati tuza, umurimo ni uwanjye. Nk'uko nabibabwiye tugitangira, Imana igihe cyose, ikintu cyose gifite igihe cyacyo munsi y'ijuru, kandi icyo Imana ikoze ntigishobora kugerwaho kugira ngo bayubahe. Nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye muri Zaburi ya 1, itorero ni iry'Imana. Kiriya giti ni itorero, igiti ni icy'Imana, umugezi ariyo mazi y'ubugingo ariryo jambo ni uw'Imana, sibyo? Igihe ni cyera imbuto igihe cyacyo,
imbuto ni iy'Imana, igihe ni icy'Imana, igiti ni icy'Imana, iyo ni amina, umugezi ni uw'Imana, iyo ni amina. Sibyo, imbuto ni imbuto y'Imana, kandi n'igihe iyo mbuto yerera ni igihe cy'Imana, kugeza igihe tuzazamurirwa. Ubyizera atyo Uwiteka azabana nawe mu rugendo rwe. Ntabwo twategereza ko hari icyo abantu batumarira. Imana nishaka gukoresha abantu kugira ngo bagire icyo batumarira bitewe n'ubushake bwayo. Abantu bose barayigaragiye, izabakoresha. Ariko hagati aho abizera Imana turatuje. Turasoreza mu Bakorino ba kabiri 6 umurongo wa 2. Bakorino ba kabiri 6 umurongo wa 2. Urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakorino icya 6 umurongo wa 2. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino icya 6 umurongo wa 2. Reka duhere no kwa mbere, ni byiza cyane. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gusa. Ni ijambo rinyubaka, ntacyo byamarira abantu kwikoresha. Ese imvugo nk'iyi y'intumwa y'Imana Pawulo mu gihe cyacu iracyariho? Ese hari abantu bafite gihamya ko bakorana n'Imana, bakorana n'ijuru? Turahari. Ubwo dukorana nayo turabinginga ntiduherwe ubuntu bw'Imana gusa. Umurongo wa 2 ariwo navugaga, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Igifaransa baravuga ngo au temps favorable je t'ai exaucé, mu gihe gikwiye naragushubije. Ese bene data, se mwese abanyumva, ninde uzi igihe gikwiye? Twamwumvise nyir'ibihe n'Imana yacu, umwami wacu Yesu Kristo niwe uzi ibihe. Uko yakumviye akagusubiza, usubije amaso inyuma mu rugendo rwawe kuva yatangirana nawe ntarahinduka. Uko yabikoze muri ibi bihe by'amahina, muri ibi bihe bya nyuma, muri ibi bihe abantu bananiwe, sibwo yaduta. Ahubwo nyabona uko ibihe birushaho gukomera niko arushaho kwegera abana be. Mu gihe gikwiye agomba kudusubiza, agomba kudutabara. Icyo Imana idusaba niki? Ni ukuvuga ngo tuvuge na Salomo ngo namenye yuko munsi y'ijuru ikintu cyose gifite igihe cyacyo. Haleluya! Namenye yuko munsi y'ijuru ikintu cyose gifite igihe cyacyo, ibintu byose bifite igihe cyabyo. Sinzemera kubura amahoro. Kuvuga atyo ntiyemera kubura amahoro. Sinzemera kuba jite, sinzemera guta umutwe. Ngira muri cyo twavuga mu Kinyarwanda, sinzemera guta umutwe, sinzemera gukebaguzwa, nzatuza, kuko munsi y'ijuru ikintu cyose gifite umwanya wacyo. Kandi ngo ibyo bibaho kugira ngo Imana yubawe. Icyo Imana ikora kiba cyuzuye. Hano mu mubwiriza nyine cya 3 umurongo wa 14 ijambo ryavuze ngo icyo Imana ikora cyose kiratunganye, kiruzuye. Bivuze ngo ntigikosorwa, ntikivugururwa. Nta nubwo wajya kuvuga ngo tubigira gute. Oya, tugomba gutuza. Ndashimira Imana yuko mu myaka hafi 2 kandi koko iranashize, kuko 3 twarashize, na myaka 2 ariko imbere y'uko ari 2, kubera ko ni igihe kirekire tutaterana. Ariko abana b'Imana baterana nayo umwuka wera. Abana b'Imana bagumanye nayo, niyo mpamvu tukiriho. Nta nkuru twugiye twumva yuko hari abari kuri umusaraba ngo bahushe, sibyo, ngo bari kuri ibyizerwa biyahure, kuko ntabwo tuyinda. Turi nka Petero, nubwo ijambo ryamusohoreyeho akamwihakana,
ariko we yararize aramusanga. Sibyo? Kumusanga si ukumusanga ku musaraba, sibyo? Ni ukumusanga mu mutima we, akicuza, agasanga bene se, akababara. Ntibyamubujije gukomeza ari umugaragu we. Bene data, ibihe kuko nyirabyo ari udutuyemo ntabwo bizatubera ikigusha, ahubwo muri ibyo bihe tuzamubona. Iyo mpamvu abatubanjirije nta mpamvu n'imwe y'urwitwazo bigeze bagira kubera ibihe banyuzemo. Mu mabohero barakomeje baramwizera, mu matanura barakomeza baramwizera, mu nzara barakomeza baramwizera, mu mibabaro barakomeza baramwizera, mu kwicwa barakomeza baramwizera. Ngiye kuba nizera, naciye mu mabohero, naciye mu nkoni, naciye mu gutukwa, nagize gute, buri wese nawe mu bizera afite ibyo yaciyemo, ariko ibihe nyirabyo n'umwami wa Yesu Kristo. Nkabamushimira ko ibihe twabinyuzemo, ibihe biracyahari, kugeza igihe tuzinjirira mu iteka ryose, kugeza igihe tuzinjira muri eternite. Umwami nyir'ibihe azategeka asoze ubushake bwe. Uwiteka aduhane umugisha. Dukora iki? Dutegereze Uwiteka twizeye. Nta joro ridacya, niwe gishitsi, sibyo, cya Dawidi, kandi niwe nyenyeri yo mu rukerera, niwe watangiye umurimo, kandi niwe uzawusohoza. Iyo avuga ku bihe aravuga ngo ndi Alpha na Omega. Alpha na Omega murayizi, Alpha ni inyuguti ya mbere ya alfabe y'Ikigiriki, Omega ni inyuguti ya nyuma. Ni Alpha na bwaje bivuga mu Kigiriki ati ndi Alpha na Omega, ndi tangiriro n'iherezo, ndi uwa mbere n'uwa nyuma, niwe tangiriro, niwe fura mu byaremwe. Bene data, ubwo turi muri we ibihe ntibizaduhitana. Umwami nyir'ibihe azatuba hafi muri byo tubeho, kandi tushima Imana. Turi mu bigishwa we yavuze ngo niyo nshoreje ngubwo ndiho namwe muzabaho. Ntabwo twagira icyo tuba kuko uri mu mitima yacu ari utegeka iki? Ibihe. Ari utegeka ibiza. Ibi byose mubona biba byarahanuwe, ntabwo byabera imbogamizi abana b'Imana, kuko data niwe ubigenga. Abahagaze hano iruhande rwawe, aho ugenda hose, abamarayika baba bakurinze. Ibihe by'umwami. Reka mvuge ngo umwami Imana aho umugisha ijambo rye. Mbibutsa ko ijambo twafatanyije rivuga ngo umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana. Imana dushoboze tugendana nayo mu ntambwe zayo, mu bihe byayo. Uwiteka duhana umugisha mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Tuzongera duterane ku kindi cyumweru. Imana itaradushoboza guterana ibyumweru na iminsi wenda 2 mu cyumweru, tuzaba twishimira ku munsi umwe duhawe. Imana ridushoboza izatwongerera kugeza n'igihe n'amateraniro nk'uko twari tuyafite azagaruka. Reka nongereho ngo Imana niba ibishatse, umwami aduhane umugisha. Turasenga. Turagushimira mwami wacu Yesu Kristo, koko uri umwami, koko uri umukiza, koko uri Imana, koko uri umuremyi, koko urategeka. Ndagushimira kubw'ijambo ryawe. Ikintu cyose mu isi y'ijuru gifite igihe cyacyo, n'umurimo wose wagenewe igihe cyawo, kandi ibyo ukora ntibigabanywa, ibyongerwa, ntuvugirwamo. Turi hano nk'abana bawe, turagushimira ibihe twanyuzemo kuva twatangira urugendo, kuva tukwizera. Tugushimiye n'ibihe tuzanyuramo. Icyo tugushimira ni uko uri umwami ukiranuka, udatererana abe. Wabwiye abana bawe ngo sizabasiga nk'imfubyi, nzabana nawe. Namwe uduhe mwami kunezererwa ibihe turimo, ubituyoboremo. Umucyo wawe utumurikire mwami. Tuvuge ngo kubw'umucyo wawe tubona umucyo. Tuvuge ngo ugenda ku manywa ntasitara. Tuvuge ngo ijambo ryawe niryo tabaza rimurikira intambwe zacu. Ushimwe mwami, ubana n'abana bawe, abakirira ijambo bose baryumvise. Mwami ubahe umugisha. Bike bivuzwe n'umugaragu wawe w'imburamumaro ubigwize, ubikube. Uko wamanye imitsima 5
ugahaza abantu isinzi. Mwami, iri jambo kubaryumvise, kubaza kuryumva, kubazaryumva ku byuma byabo uzarigwize, ribabere ifunguro rihagije, ibiseke byabo byuzure, babone umusesekara kubw'iri jambo rito baguhimbaze n'abagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo niwe bwenge bukuri. Yesu Kristo niwe bwenge buva ku Mana, yahozeho kuva kera uhereye na mbere. Ubwenge n'ubushishozi biva kuri we. Himbazwa, himbazwa, himbazwa Mwami Yesu. Singizwa, singizwa, singizwa iteka. Komera mutima wanjye muri Yesu Kristo. Ubwenge n'ubushishozi bibane nawe. Ugire gutekereza kwa Kristo, nukumenya icyo Uwiteka atekereza. Himbazwa, himbazwa, himbazwa Mwami Yesu. Uduhe ubwenge bwawe. Muze twubaha Uwiteka, niko kumenya ubwenge, kandi kuva no mu byaha n'ukujijuka. Yesu Kristo aradukunda,